uragira hakaza agafu kenshi kugira ngo nyine uze gukoresha ako gafu. Urumva agira gutya ukihanagura ku buryo nta nkacanjwe ari nuko nkako hameze nkahunye. Mutunaga nakayitandukanye isenyera nka kera ndi umwana. Angenyo niko nyandi ndakara kugira ngo uhite hata akantuza agaserihete aho kanyakira uranaza nankaza. Hey guys, umeze mute? Nizere ko meze neza aho muherereye bigiye bitandukanye bigize isi. Aho korona izuba ya papa umva nica ahantu nzi ko nazuba riri buze byayindi byo kumenyera ahantu hatari izuba ko nuba ntari kubona. Guys, mumeze mute se? Ndizera mumeze neza. Nkomeje kubashimira ujye mukomeje gukora subscribe, comment and share. Mvumba nishimye nyine kazuba karagiye. Wow. So uyu munsi rero ndimo ndareba, reka ndebe aba subscribe mfite, narebye mbona mutu abanye ko bari kwiyongera, barimo baraza connection hano kuko namenyereye gukoresha iyo mu rugo rero yewe byaza bitinze. 9,000 ubu tuvugana ni 9,794. Ya gift nabemereye ndenda kuziba. Nukuri nkomeje kubashimira urukundo muri kunyereka, nukuri ni nyamibwa urukundo rwanyu. So uyu munsi rero kubera ko nanjye mwanyeretse ko munkunda mushyigikiye, ngiye kubereka uburyo nyine abakobwa bakunda gukoresha, nyine bamwe si bose. Hari abashiramo tatuwaje, hari abakoresha ubundi buryo simbizi ibindi bakora, wenda n'abakoresha n'ubu nanjye ngiye gukoresha, ariko abenshi bakoresha badafite ishinya nyine y'umukara, bakoresha ntuze crayon. Ngiye rero ibyo nzi ni crayon ngiye kubereka. Uburyo ngiye kubiberekamo rero nitwaje kano kantu nze kubona ukuntu nkubaho. Eba biri kuko niko gatuma nyine ifu iza. Use mutu ako babibona nabo sibyo? Murumva guys, mutu ndizera babibona sibyo? Ni ibintu bisanzwe no gufata ino crayon, urumva ugakuba, urabona ko akantu nkubye nyine gashizeho, hanyuma kangashire gutya kano kamikro. Urumva agashati karoroshye. Urumva guys, none hanyuma ukagira utya. Impamvu nitwaje aya mazi, urumva nta nyota nari mfite yo kuba ndi bite ngura amazi. Katubinywere. Urumva songiye mbonye ano mazi yanditseho Inyange mute nibuka ukuntu ngo abasitari, urumva bo mu bihugu cyane cyane bo hanze, abinanga nkunda byo kubibona, yagiye kunywa nyine ikintu kiriho nk'aka kapapuro agikura ko abagiye kwamamaza. Dore hanyuma rero ugira utya, urabona agafuka bakagiyeho, hanyuma ukagira utya. Nari mbabeshye, urabanza ugahanagura hakuma, urumva ugahanagura hakuma. So uragira hakaza agafu kenshi kugira ngo nyine uze gukoresha ako gafu. Urumva umuyaga
mega rugahushye so akantu bigenze wanze ukihanagura nko urajyamo wivuga agira gutya ukihanagura ku buryo nta macandwe ari nuko nkako hameze nk'ahunye warangiza ukagira utya rero tubona ko bitandukanye mutunagana ko bitandukanye isenyera nka kera ndi umwana amenyo niko nyandi ndakara kugira ngo uhite uhata akantuza agaseriviyete ahubwo kanyakira uranazana nkazi ese nkwereka ariko ikintu hita ikara nka uhita ucugusa amazi oya wapi ntabwo bivaho uretse nse noneho ngira ufite n'urugero ndi kubahanagura nasiga yose nuko ndimo mbereka ko nta kibazo bituma agaseriviyete ntabwo ujyamo humura maga seriviyete mutu urumva dore kugira ngo ndetse rero amazi nayinyuguje oya ntabwo wayasuka hano amazi aba ari mu kirahure cyangwa mu gacupa kane nkereke kane nsige hano hasi nkereke ngakirinda ko ari amacandwe cyangwa se amazi
guys nugushishikara abanyankazi ayonye ntago se biragaragara uretse nkure reka nyandikirera muri ntuze muri telefone sanga ufatira hano hejuru uretse nkereke zoominga kuri video warebe gusa hasi kandi ntahanaguye hasi ntago turi kuvamo neza utuntu twajya muri ryinyo turayikuramo ariko biragaragara guys nta kintu bitwaye urakomeza ukavuga nk'ibisanzwe ngiye nuko nibagiye kuzana miroir n'agakirda n'agatishikoto kugira ngo uhite uhanagura ahantu biba byagiye urumva ariko ubundi yampaye do ntago do hano do nta kintu na kimwe gishobora kuza keretse simbizi ubu hari umuntu nabwira ngo bimukorere keretse ari umuntu nyine utuze arimo arambwira ngo nuko nyense nk'afite ishinya y'umukara ariko n'ubundi urabona ko hari ikintu cyo cyahindutse ko gukura twiborosa n'iki hari akantu kavaho rero hari umuntu nyine ubona ukabona biracyameze gutya sha mutu ariko harimo difference ni ukuri rimwe kaka ikintu kikareka kandi nka difference niyo wavuga niyo watera story harahiye murumva nyine umva shange musanzwe nseka neza umva yego isemo nabikaza cyane ahubwo wowe udukurikiye ni wumva ushaka kurimba umva nta kintu bigutwaye abantu benshi niyo bakoresha ahubwo iyi ngiyi nuko wenda ntazi ingaruka ishobora kuba yagira ariko iyi ngiyi ibisa neza kuruta tatuwaje warabonye abantu bakushamo tatuwaje cyese niba zitandukanye na tatuwaje hari umushamo tatuwaje ukajya kubona ukabona harimo ibintu bimeze nk'umweru bimeze ukuntu ukabona nyine ntago ariko iyi ngiyi urabona ko ni ishinya nyine nziza y'umukara nyine imeze neza haba hahiye noneho hey mutuzi ukuntu ari kundeba urabona natera story dore kugira ngo rero bibone ko harimo difference urumva rero kugira ngo ubone ko harimo difference wabibonye etre ayanye ndetse nkahindukize nkereke ubu noneho nsigaranye iyanjye ubona ko harimo diferanse ibirimo urumva so guys rero mwumve ngo nta cyangwa nta kazi ntinga nishizeho kugira ngo ngereke wagwana mbereke ibintu abantu benshi nyine bakunda gukora ukajya urumva umuntu aratwika ameze neza kandi ari ibintu afatira umwanya mu gitondo akabikora ebana gusa nyine kurya
kurya nyine bisaba kwigengesera, ikindi ukongera ukirana niba urangije kurya ko wenda ifiriti ushobora nko gukora nka hariya cyangwa ibiryo numva iri kurya biba bikabije, ariko kuvuga bisanzwe byo rwose umunsi wose bwakwira bugacya ari kuriya umeze, nta kindi kibazo ushobora kugira. Urumva rero ku bantu batinya gukora ntuze, ku bantu batinya gukora gushira nyine tatuwaje zose si bakoresha inshingera. Urumva ku bantu bakunda gukoresha intuzi inshinge, batinya gukoresha inshinge, nk'ubu nanjye ibintu bijyanye na nuze ndabitinya, reka nconga ino creyo njye nongere mbereke mutagira ngo ni ibintu ndimo ndafitira. Urumva gufitira ngo ni ukwihimbira, niko papa wanjye yajyaga avuga ngo ni ugufitira. Urumva guys, mbibutse ko ibi bintu mba ndi gukora ntago mba nababwiye ngo mubikore, ahubwo mba ndi kubereka ibintu abantu bakoresha, nawe wakumva ukeneye kubikoresha ukabikoresha, wakumva rero atari ngombwa ukigumira ko Imana yakuremye, nabyo nta kintu bitwaye. Nyine ikintu nyine nuko baba barakivumbuye biterwa. Urumva mutu ngiye kongera nsige noneho ku buryo nta nduzi nuzi, nta nduzi Ishinya iri kuguruka we. Twagiye abandi fotora ugira before na after. Na hano kunwa hejuru y'icora hanagura kugira ngo amazi anacanjwe ataza guhita akara, kihanagura nka gutya cyane, urabibona? Aya hano hasi hari gitaza nacambwe kera. Akazi akazi katoroshye. Hano impamvu tuzaho dukeya niyo nk'isaka nk'akireba nyine ubwo nkakishirana hano kuri tuno dushinya two hasi kugira ngo tuze kandi twegereye amenya, ariko wowe uhita ufata agatishi kata ugahita uhanagura n'agakiride kagenda ucisha nka hano. Nyampinga ufite ubwiza ufite ubumenyi. Aha
kandi wasanga abakobwa b'abanyampinga babikoraga. Ni ukuri birashoboka. Agashishikara dore na rouge à lèvres ijya hano kandi nakweda umunwa ngo aka nta kibazo. Ndi kwereka abantu banjye ukuntu umuntu aba ameze, ubundi ukabera utya ukirya ukajya kuri snap, aho ukuntu yambarisha tuno duherena n'ukuntu imisatsi yanjye imeze narimbye rega ngiye kuhasuka. Guys, nimwite kuri umusatsi ahubwo mwite kuri ishinya. Iyi shinya ndi kwereka ukuntu abantu bahindura ishinya yabo umukara kandi itirabura nyine igahita igira icyangana. Hari umuntu ari wanyandikiye muri comment kwa ko nababwiye ko nzabibakorera, sibyo? So uyu munsi rero urumva ndi kuburi ubundi buryo mbibabwiramo kubera ko ni iki kiganiro nari nahisemo kubakorera uburyo nyine ishinya igomba kuba isa neza. So nshuti zanjye rero ntago ndi kubashuka, ariko ndi kugira ngo mbere kutuntu abantu abakobwa benshi bakoresha kandi ni amabanga abantu benshi badakunda nyine kuvugaho. Ikindi rero kubijyanye n'amavuta, kubijyanye no gusa neza, kubijyanye n'ubwiza muri rusange, urumva reka nsose kubijyanye n'amavuta, kubijyanye n'ubwiza muri rusange. Dore n'ubu ngubu hari umuntu ngiye koherereza tuno tuntu, urumva nari nk'uko mvuga aho aherereye, ariko nanjye nsigaye ntufite. Uzanyandikira ujye ubuzi neza ko ari ngiye uzajya ukaguha, kubera ko naje kuransanga nahise nshakisha ndavuga ko se ubundi kano kantu ubwo wasanga, kubera ko ari akantu nyine gakora zira gahunda abantu benshi baba batamenyereye barabuze bura ntiwaba baduhenda. So ngiye rero abantu batuguze barabizi ku mafaranga yiyongeragaho twagabanutseho, sibyo? Kugira ngo mbereke ko mba nabarwandisha kanyine nta kuntu mba nagize kugira ngo mbashakishirize izo gahunda ari cyagabanutseho. So rero umuntu uzajya ushaka kari akantu cyangwa se ushaka gusa neza ajye nyandikira tuvugane niba bishoboye. Ntago nyembicuruza, ntago ndi kuvuga ngo ndabicuruza ko mutera, ariko kuza kubabwira gusa neza. Ariko nanone ibintu bibahenze cyane birajenana. Ikindi nanone hari umuntu usanga ahendwa ugasanga n'ubundi icyo yaharaniraga ntago ari cyo kigezweho, kuko n'ubundi hari igihe nanone utangiza wenda uvuga uti ikintu kirahenze, ariko nanone ugasanga kigukoreye vuba kuruta uko wagura ikidahenze, n'ubundi ugasanga kizajya kugeza aho ushaka kugera waratanze nka miliyoni, kandi icyo kintu wari kugura wenda igihenze nka miliyoni ukayitanga rimwe n'urugero, ugasanga bise bikorera rimwe iyo miliyoni, ariko nukubatera ubwoba utagira ngo ni ikintu ncuruza cya miliyoni. Urumva ntago rero ngewe ntago ncuruza amavuta, ko hari abantu benshi bajya bansaba izo service, wazabicuruje waza ko iki. Ntago nyenzongera gukora business vuba, narababwiye no kubanza gutekereza neza ku kintu, umva keretse nyine ni kera kabisa nzabitekereza igihe kinini cyane. Ariko nanone aho kugira ngo nyenza izi mpamvu nahisemo kubabwira gutya, urumva ndaza nkabereka akantu gashyashya keza, ariko urumva mbameze nk'umuntu uri gupromoting undi muntu, mbameze nk'umuntu uri kwamamariza undi muntu. Ibyo bintu ntago yanyishyuye, iyo company icuruza ibyo bintu ntago yanyishyuye, ariko ibyiza nuko umuntu yanyivugishiriza nkabimwibwira ku giti cyanjye nkanamusobanura, yanyumva akanyumva, yakumva bidakunda agafata izindi nzira, cyangwa se akansobanuza nanjye nkaba namurangira wenda aho nzi ashaka kubikura cyangwa iki. Ariko kuza hano nyine nkahita mubwira ngo aka kantu nakamenye ngo gakora gutya gutya gutya, uhita usanga hari n'umuntu noneho ujya kugura ahantu yavuga ngo nabibonye aha n'aha, agahita yumva ko ibyo bintu bye byaramamaye birahenze, agahita abihenda bitewe n'ukuntu yabonye ko wenda umuntu yabivuzeho, cyangwa se yabibonye ko byabaye umuntu wese ari kubihiga. Ko hari umuntu ubona akantu nka kano agahita ajya kugahiga avuga ngo nakabonye, agahita yerekana wenda nk'ahantu yakabonye kuri channel yanjye, ugasanga umuntu ahise amuhenda. So niyo mpamvu rero nahisemo gutyo. Tunda dufite umuntu wibuze kugashaka rwose, iriya nimero nashizeho niyo nkoresha. Arakandi ka nimero ngira ko karimo gatandatu nyinshi ubanza ko nagakuye, niba byaravuyeho simbizi mutu turaza kureba, ariko iriya nimero niyo nkoresha, niyo nakoreshaga mu buzima bwa kera. Ariko wumve ngo ngewe niyo wahamagara umva rimwe mpita nkwitaba, singa ngo nitinze
ndakwitaba niyo unyandikiye n'ukuntu umuntu aba yanyandikiye nka kera simite mbibona ariko umuntu yanyandikiye nka message iri hejuru nkahita musubiza ako kanya rero njye sindindira ngo gutya na gutya oya nusajye ubona natinze kugusubiza iyo unyandikiye ko hari abajya banyandikiye ati sini we nkahita mbyuka ati ntari nakubwiye sini gutya nakuriye sini gutya ko hari ukuntu phone yanjye igisiba message nabikuyemo mbona ntago nabikuyemo mbona ntago nyine nabikuyemo mbona ntago biri kuvamo hari ukuntu message zimaze umwanya zijya zikikuramo. So rero guys ndabakunda cyane mbifuriza ibyiza nari ndimo rero mbereka ukuntu abantu bisiga kuri mbabwira niyo gahunda nafashe ntago ari business ko mutera ariko nanone aho kugira ngo urumva nge nzanabamariza abantu nta kintu bari kumpa ntange mujye kugura abana bahenze. So hari ibyo nanyense nshaka nkamenya ayo makuru nkabibihera yego tukavugana ukambwira aho uri cyangwa se nkakohereza umumotari icyo kintu nakibonye nkakikoherereza cyane ko ngewe ntashobora guha umuntu ikintu ntagerageje cyangwa se ntazi neza ntago mbikunda ntago nkunda kumva ko umuntu yabonye ko nari mukeneyeho inyungu cyane kuruta ibyo ko byonyine kundeba ni byiza ni support niyo mpamvu nawe mbagenera ibintu byiza muzajya mukurikiza muzajya mukora kugira ngo muse neza cyangwa ko abadamu benshi bakunda gusa neza n'abagabo bakunda kwambara neza imyenda byose nabijyamo cyane kubera ko ntago byo mbizimo cyane ariko ibintu bijyanye wenda no gusa neza maquillage iki kambaza maquillage nayikura he nsa gutya uziko ngiye reka mbabwire su kwiyemera su kubeshya ushaka kunyereka ukuntu meze nkahita amenya ikintu cyabirana nyine n'umutwe wawe cyangwa ukanyereka ukuntu usa ukambwira uko ushaka gusa apana bya bintu byo kumbwira ngo urumva hari n'abantu babarisize amavuta akabagira nabi bashaka gusubirana po yabo abo nabo niko tayari nabona agiye muri business urumva. So guys rero bitwaye iki kuba nakubwira ako kantu nko hari abantu baba hanze noherereje tuno dukenite ndabashimiye cyane kandi ikindi ngiye umuntu yamaye ikintu ndongera nkamubaza uri kubikoresha neza cyangwa utazavuga ngo nagwaye ibintu bitari byo kandi utari kubikoresha neza nkababiri bamaze kunyereka resultat rwose zimeze neza kuri kakenite ni sawa cyane kandi namwe mwabibona rega ngema naberetse urugero sibyo. So rero ndabakunda cyane reka mbifuriza umunsi mwiza mukomeze kubana nanjye mukomeze kureba ibiganiro byanjye nzaya nkomeza uko mureba ibiganiro byanjye niko ndushaho nanjye nuko murushaho kuma motivation nkuva ko ejo nejo bundi nshobora kuzana akandi kantu kagashya. So ibi rero hari umushaka kuvuga ugiye kuzana abantu ugiye kwereka niba ndi kuvuga nigize nyewe ndabona agashinya kanje kawaye ndabona kawaye keza cyane. So rero nikuyeho mu gusoza ikiganiro cyanye nonka so ndakunda cyane n'ibingi byari biriho nabikubiye kuri aka kantu ko kwikubisha niko nazanye murana kumva ntabyo mba ntagize sibyo. So reka ninyuguze n'amazi rero muramenye no kujya mureba ibiganiro murabona ko twaguze n'amazi bazi ko nakunda kunywera amazi mu kirahure. So cheers rero ndabakunda cyane Imana ikomeze kubana namwe ndabifuriza ibyiza mukomeze mukore subscribe niba ari ubwa mbere urebye ibiganiro bya Clarisse hita ukora subscribe kuri Clara TV show ubundi turya show ciao ciao